Abana turi gukora icyigisho kijyanye no kwavura amata. Gusobanura gusobanura amavuta ari mu mata babyita ngo iki? Gusobanura amavuta. Mwumvise? Babyita? Uvuge cyane. Babyita? Gusobanura amavuta. Iyo bari ku gucunda mu gihe bari ku amata yarese, amata amaze kureta bakafata amavuta bayakura mu mata babyita ngo iki? Gusobanura amavuta tuyakura mu mata. Komeza uyavure, yavure rero dore cya gisabo wa mwami rwose. Inka z'i Rwanda zerejwe, abanyarwanda niberezwe nabo mu mutima, kandi abanyarwanda barangwe n'umutima. Nk'uko iki gisabo nacyo kiba cyagize gute, cyafashe umwanya kikatwereza aya mabuto wampaye inka, reka dukomeze irage cyo gukomeza gusigasira umuco wacu. Mbabwira ko ku isoko hageze igisabo, turi gucunda tutitaye ku barambiwe, kuko abarambiwe bazataha amasa. Ubwo twe turacyarambije kuri wa muco wacu no kuri rya rage ryacu. Karibu rero ku isoko no ku isonga, komeza uyavure uyashyire muri iki. Okay. Amavuta ngayo, amavuta kuyavura amavuta ya mpinganzimu wampaye inka y'ubugo, inka ya Rusengo. Komeza uyavure, amazi arahita agira gute? Amata y'amavuta. Dusangizanye amata nk'abanyarwanda, tubikurane nk'isoko y'umurage w'u Rwanda. Dusangizanye amata nk'isoko y'umurage w'u Rwanda. Ku isoko, ni ku isonga. Irage niri muzarikurane bana b'u Rwanda. Aho yego mwantoremo. Bene irage bene Imana rero, narababwiye ibyo ko ku isoko ari ku isonga. Turi kuri rya rage rya bene irage, mu buryo bwo gusigasira umurage wacu uri mu bakurambere bacu b'intwari bitanze batizigama mu guharanira yuko tugomba kubana mu mahoro kandi mu rukundo. Ni mu buryo bw'irage rero, ubu uyu munsi twakoze igikorwa hano ku isoko mu buryo bwo ko tugiye gusangira n'abana. Abana bivuga aba bana, ubwo ni mu ndasano. Abana nibo bagaragaza mu muryango yuko hariho umubano. Abana kuko ntibajya bata umubano, niyo mpamvu bitwa abana, bivuga aba bana. Mujye mwumvira mwirage kuko ijabo ryacu riduha ijambo. Ubwo rero twaboneyeho yuko turi ku isoko hano tugiye gusangizanya uburyo twateguye runonko n'aba bana. Aba bana bivuga iki? Aba bana ni rya rage rigaragaza ku bana. Ubwo rero ni mu buryo bw'uko tugiye gutegura izi runonko zacu tukazisangizanya. Reka rero mwigireyo dushyiremo ibi bitekwa n'ibi bijumba, uburyo bwo kokesha ikinonko, icyo munsi icyo hejuru, umuriro ugahura n'uwo hasi, uwo hejuru, byose bikagira gute bigahura. Akwiye runonko ndayibakumbuje bene irage b'Imana rwose. Nagira ngo muzaze ku isoko tujye twisangira ibyiza by'umurage w'u Rwanda. Ndabizi yuko bamwe mutajya mubasha kubona
aho mwabasha kurebera wa mutagara utanga ubutaraga guhora turi bataraga tubikura ku murage w'abakurambere bacu b'intwari bamwe bitanze batagira gute batizigama kandi mbibutsa yuko burya ibikorwa byacu mu buryo bw'abakurambere bifite ukuntu byagiye byiranga ugasanga ibyo bikorwa rwose ubu babwira yuko tukiri gutegura iki cya gitaramo kiri muri Kanama Nzeri Kanama Nzeri dufite igitaramo tariki 15 cy'umuganura tuzaba tugaragaza ubushakashatsi bwacu aho bugeze mu buryo bwo kugaragaza umurage mwiza uri mu bantu wa murage mwiza w'abakurambere bacu mu buryo bwo kugaragaza umubano mu bantu n'umurage mwiza uri hehe uri mu hantu n'umurage mwiza uri muri iyi mirimo yacu y'abakurambere bacu b'intwari bagiye bakora mu buryo butanga gukomeza turi bataraga turi bazima kuko iri rage ryacu bituma yuko tumva yuko ibyo kora byose tubikorana umutima ubu rero kwisoko ni kwisonga adushyiraho akagakoma mu kanya ubona igashya nako haraza kutwemeza yuko iyo ndonko yacu yageze gute yaje kuboneka ari nzi kera bwo twashyiragaho n'uducanwe tugaciraho ariko uyu munsi ndabona atari byo bikenewe reka niyingiye shukuru we wino twotse rundonko sho ubundi nkaho woba wikumbase muri shukuru uzi ko wari uyigushijemo wewe wacaniriye shukuru nayo wacaniriye oya mubihorera abana nabo bari mwirage si ngombwa se ngo babe bari kugaragaza uyu muco dore ko ari wo bawitabira bakuru bahonnye batajya babasha gusigasira umurage birirwa baburana mu manza ariko bazaje ku isoko dore ko ku isoko ari ku isonga cyane n'ikindi kijombo wampaye reka rero tuyikubite yayikubise ahi muri kubyumva neza none se waharanira ikikugirira nabi none se wo kucyufata ikintu ukacyerekeza kundi muntu mwe muretse tushireho isahane mwakagira inkama yewe ga murebe mwe murikiriza nguki yewe ga murebe mwe yewe ga murebe mwe yewe ga murebe mwe yewe ga murebe mwe twiyorure rundonko mwe mukoma amashyi yewe ga murebe mwe yewe ga murebe mwe twiyorure rundonko idusarurewe ku isoko ni ku isonga yewe ga murebe mwe 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 ku isoko aho rero niho aho rero uri mu bantu ngo ku isoko twisangiriye runonko yacu ariko sha burasi ndi bubifonyoresha ntago mbifonyora yego sha ubwo rero ariko sha biri na hano hejuru sha yamaye n'ikindi wate yamaye iragenire yego sha dushyira ku masahani yacu sha nimuze ku isoko dore ni ku isonga dusangirire irage ryacu uzi ko yahiye sha ndagukumbuje rero ku isoko dore ni ku isonga muzaze twisangirire iki
ibijyanye n'umurage. Se ushaka gucunda, ushaka se gusya, ushaka kotsa runonko, ushaka uwe murage ukumbuye mu Rwanda ku buryo ugomba kumva ukumbuye ikintu wabonaga kwa nyogokuru, ikintu wabonaga kwa sogokuru wawe, ndetse n'abatarigize babibona kandi babona yuko bibabereye. Karibu ku isoko ni ku isonga, mukomeze muze twisangirire uby'umurage wacu uri mu bantu, uri mu hantu. Nabitema ariko nta kundi pe. Iri ni irage pe, iri ni irage. Uyu munsi turafata izimano kandi turabifatira hamwe n'aba bavandimwe bose kandi mujye mukundana ku isoko, urukundo nirwo rwa mbere, mu buryo bw'irage rero tujye twisangirizanya amata nayo nk'irage, dusangire ubuzima bwose. Nibyo dushaka twebwe kugira ngo dukomeze wa mutima w'ababyeyi bacu b'u Rwanda, wa mutima w'u Rwanda. Seko ndeba bikirimo bahu ngaho rero ikindi cyabonetse nacyo cyabonetse, n'ikindi cyabonetse, ikiri ngiki cyari kiyegetse ku ruhande, ngiki iyo kiguyemo ikindi kiri hehe ntikikabacike, ikindi kiri he kirabuze. Ku isoko, irage niri. We ntiwabonye ipfuri unywa n'amata ariko ni ukuvuga ngo ahari abana nibo barya ntabwo ariko urabifonyoye, nawe urabifonyoye ariko kozamo isuka ariko n'ubundi wabifonyoye ugeze munsi turebe bikuru. We igezamo munsi ukuru, komeza uyijyana hasi. Rekera bayitirage rya runonko. Irage niri. Umunsi ubwo turi bunywe runonko turayisomeza n'iki n'amata. Undi mwana ari hehe?
amata munywe nta kibazo amata tundi muzane hano munywa amata araryoshye abana amata araryoshye amata araryoha noneho se cya kijumba nacora mureke tuzane yaro nonko nimwe mukurikiraho ariko mwagiye muzane icyo gitebo ngaho iri komeze kuyamene yabugura igitebo ni iki ntangara ikabiyo ngaho ni kumwadere n'abandi bari babiri batatu wakoze arebye agakungura hariya okay nta kibazo turaza kumuha umutobe n'abandi ngo bataya tuza nibyo tujya duhura kore nababwiye ngo bo kuhicara abana bo disi ngo ntibaya okay umwana w'amata nagende utari kunywa amata ryacu rya runonko ubu ngubu ni muri gahunda z'uko turi gusangizanya iki ya runonko yacu murangwa n'abandi baze kugerera nawe ikijumba sha wowe inkwakuzi ushagira abo babakongera nikoze noneho muzane za mbehe tubashyirire hagati reka nzane hari ibikoresho uvahe wa bagire bo bahajya w'ikindi cyiciro irage niri rero turacyakomeje wa murage wacu umurage mwiza uri mu hantu umurage mwiza uri mu bantu umurage mwiza uri mu bintu nyarwanda tubibutsa yuko ku isoko ari ku isonga hano Bweramana bwa Murama dufite igitaramo nyarwanda kiri muri Kanama Kanamira Nzeri muri cya gihe cy'umuganura tuzagaragaza ubushakashatsi bwacu aho bugeze mu kwerekana umurage mwiza uri mu bantu n'umurage mwiza abasokuruza bacu b'intwari bitanze batizigama mu buryo bw'umubano mu bantu. Aba bana rero bivuga aba bana mu ndasano rero bivuze ngo aba bana nibo tugaragariza yuko abantu babana. Ni mu buryo bw'irage rero babwira ko ku isoko ari ku isonga, muze twisangizanyirize umurage wacu, umurage mwiza. Bibutsa yuko abakurambere bacu b'intwari bitanze batizigama, nta mukurambere n'uyu numwe wigize utinyuka kugurisha amata. Abanyarwanda mwese mworoye mugerageze musangizanya amata, mureke gukomeza kugurisha amata. Turi mu Rwanda rw'umutima rwuje ubuntu. Ni mwirage rero ku isoko ni ku isonga, ku isoko ku isoko ku isoko ni ku isonga, muri isanga mu isanzure rya bene irage bene Imana murakarama. Murakoze rero, turacyari kuri cya gikorwa kijyanye no kwegeranya umurage w'u Rwanda, umurage uri mu bantu, umurage mwiza, umurage uri mu bantu, umurage uri mu hantu, n'umurage uri mu bikoresho nyarwanda. Ni mu buryo rero dushaka gusigasira umurage wacu mu buryo bw'umubano mu bantu, tugendeye ku buntu. Muri iki cyumweru gishize twatanze ibyigisho bigiye bitandukanye. Ibyo byigisho twagiye dutanga harimo ikijyanye n'umurimo ababyeyi bakoraga, bijyanye no gucunda igisabo. Igisabo cyageze hano ku isoko kandi kizakora imirimo
paka tugaragaza uburyo amavuta akura. Ayo uyu munsi twasobanuye mu mavuta, ubwo turatangira twerekana itariki n'igihe yakorewe, ko tuzerekana uburyo igihe amaze ko amavuta agenda akura ahubwo atasaza. Icyo nacyo ni ikintu kigaragaza yuko ibintu nyarwanda ari umwimerere koko. Ikindi cyigisho rero twakoze ni ikijyanye n'uko uyu munsi twasangiye, tugasangira amata, tukotsa na ya runonko yacu muri iyi mpeshyi. Mbonereho kubashimira cyane abana mukomeje kwitabira. Abana bivuga aba bana ni mu ndasano. Iyo ushaka kumenya umuryango ko hari, umenya ko abana bivuga aba bana bisobanura umubano mu bantu. Bivuze ngo rero uyu munsi twakoze akazi keza kajyanye n'uko tugomba gusigasira uyu murage wacu. Nkangurira yuko abana abaje ejo si bo bagaruka, abaje ejo bundi si bo bagaruka. Ntabwo turamenya ngo dufite abana bangana gutya, turamenya ngo dufite ababyeyi bangana gutya bashyigikiye umurage. Biracyari ubushakashatsi. Ibyo rero nabyo biduha icyitegererezo cy'uko uyu murage wacu abakuru batawushyigikira, baba bahereye mu bintu, ugasanga ntibaza mu buntu, mu buryo bwo gukomeza gukora uyu mubano mu bantu ushingiye ku buntu. Mbonereho rero ko uyu munsi ntabwo turi bwitoze ngo turi bubyine, n'abantu benshi mbamenyeshe yuko hano rwose ibyo turi kwitoza ni umuco wacu, kandi umuco mwiza, umuco yuko twabona yuko abantu batari kujya mu manza, tubona abantu batari mu bintu bitabagaragaza nk'aho atari abantu, ibintu bituma abantu bahura, ibintu bibahuza bagakomeza kugaragaza ko ari abantu b'Imana. Nibyo bintu twebwe dushaka hano. Ntabwo rero ibijyanye n'ubuhanzi cyangwa umuziki ni bimwe mu biba birimo, ariko ntabwo muri rusange harimo kwiga no kugira ngo gukomeza iyo ngamba y'ubuntu, iyo ngamba ikomeje umubano mu bantu, iyo ngamba igamije urukundo, ubupfura, igamije kwerekana uburyo ababyeyi, igamije kwerekana u Rwanda ntabwo bivuga iyi mipaka cyangwa igihugu gutyo nk'uko byumva, ahubwo bivuga umutima. Ubwo rero icyo nabifuriza ni uko mukomeza mukaba abanyarwanda, mukaba abantu b'i Rwanda, aho kujya muhora mubyiga, mukaba abantu b'intore aho gukomeza kujya mubyiga. Ibyo bintu rero mukomeza tubikurikirana umunsi ku wundi, tubabwira yuko tugifite cya gitaramo kiri ku itariki 15 muri Kanama Nzeri, ku isoko ni ku isonga. Muzaze twitaramire kinyarwanda, tuzasangizanya umuganura. Hazaba harimo abagabiranye inka, hazaba harimo no kujya gusura ahantu nyaburanga. Muri rusange icyo gikorwa dukomeje kugitegura muri Isanga, ku isoko ni ku isonga. Muboneraho uriya mubyeyi nawe tumaranye iminsi muri iki gikorwa, tubamenyesha yuko dufite ibindi bikorwa byiza. N'abandi banyarwanda mwese muri mu bice bitandukanye mukomeze kuza dufatikanya kugira ngo duhane amaboko. Ibintu biri mu hantu nyaburanga byo gukomeza kuducika. Nkunda kubaha urugero muri Rubona rwa Ntosho iri hariya iturukaho igisakuzo ngo terera Rubona ubona ishyamba, bagasubiza bati uburiri bw'umwami. Mu kindi cyumweru turaza gukora ku bijyanye n'imigani n'ibisakuzo n'abana, icyo bimaze mu mbamutima zo gufasha umuryango ukomeye kugira ngo abantu bo kuba nk'ibirahu, ahubwo babeho nk'abantu bahora bafite umutima, kuko ibyo bakora usange kuko batishakamo Imana, kuko ari abantu bafite ubumana muri bo. Ibyo rero nibyo turiho mu buryo bwo kwimbika ubuhanzi bwacu kugira ngo tugire umusaruro uhereye muri bene wo, ubucuzi, ububumbyi ndetse n'ubundi buhanzi nyarwanda. Dushaka ko uwo musaruro wabo ubaheraho, bakagira iterambere rishingiye ku muco wabo. Murakoze. Ku isoko ni ku isonga muri Isanga.